Abakunzi ba One Nation Radio, abakunzi ba Radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda, ndabaramukije neza ko muri mumeze neza. Turi kumwe na Bob Mugabe. Bob Mugabe, wiriwe neza, waramutse urakomeye? Nta kibazo. Turi hano mu busitani rwose bwiza. Cameraman Pure araza kudufasha ashyiremo n'amashusho y'ahandi hantu hose uko ndi kuvuga bino agenda yerekana. Ni ubusitani bwa Grand Legacy Hotel, hoteli nziza cyane, kandi ikintu ndabonye bafite serivisi nziza, ariko ikintu bakunda kuruta ibindi ni ikawa. Bafite ikawa iryoshye rwose. Yego, niho turi gukorera, niho turi uyu munsi na Mugabe, aho tugiye kuganira n'abakunzi ba One Nation Radio. Kuganira nabo ni ukubaha ibiganiro twabateguriye, kundi kuganira nabo ni ukumva ibitekerezo n'ubutumwa batanze, dore ko haba harimo inyunganizi nyinshi, dore ko haba harimo ibitekerezo bitandukanye, ariko haba harimo n'ibibazo baba babajije Mugabe ku byo aba yavuze, baba bakeneye icyo bita clarification cyangwa gusobanuza neza cyane. Hari ibiganiro tumaze iminsi dukora ahanini bishingiye ku iyobokamana, ku nsengero zafunzwe. Hari n'ibindi twakoze bishingiye ahanini ku mateka y'igihugu yacu ya kera, yo ku bwami, y'ubwiru n'ubucurabwenge icyo bwavugaga. Hari n'andi ari mu mateka ya vuba y'u Rwanda rushya. Hari ibitekerezo bitandukanye abantu bagiye baduha. Hari ibyo twakusanyije, nibyo turi bugende tugarukaho mu kiganiro dufite imbere. Mugabe, uragenda nawe udufasha kubyumva neza. Reka duhere kuri ibi ngibi byasubiye mu mateka. Nabonye ibiganiro by'amateka babikunze, ahubwo nabonye hari abantu basaba ngo tujye tubikora mu buryo buhoraho, kuko biragaragara ko hari amateka menshi bari kunguka mu byo uri kubabwira, cyane cyane kuri izi nkuru z'umwami kera, ibitero byakorwaga, cy'ubwiru buvuga, ubucurabwenge n'ibindi. Hari nk'uyu wavuze ngo turi kumwe pe. Iyo uvuga ku by'iwacu n'ukuntu bagashaka bo hake baje kutwiba amateka yacu, none ubu twabaye abapfapfa ntitukimenya ibyacu, n'uwo ushatse kubivugaho arapinga kuko yamaze gukoropka. Nibyo birirwa bamwigisha, yanakuriyemo bya Yezu n'Abarabu. Iki kimeze nk'inyunganizi no gushima ku byo Yego, ariko kamushimire aho ngaho haba harimo akantu abazanyemo gakomeye. Ikintu cya mbere cya poroje y'ubukoroni yakoze ni ukugira ngo a people, a nation igira ibibazo bibiri muri background y'imigenzo, imiziririzo ndetse n'igihango umunyarwanda afitanye cyangwa se umunyafurika afitanye n'igihugu cye n'abakurambere bye babisiba. Ni nayo mpamvu bazanye amazina mashya. Uwitwa Mugabe bakavuga ko batanyurwa niba bagiye kumubatiza bagomba kongeraho Robert. Bakaza bagafata umuntu witwa Igiraneza bakavuga bati ntitwanyurwa tutongeye iryacu ryitwa Abdullah. Kandi bakaza batitwaje gusa idini, ahubwo bakakubwira ngo iri dini tukuzaniye kugira ngo uzajye mu ijuru, nuko ururimi tuvuga ari rwo ruzavugwa mu ijuru nka Isilamu. Niyo mpamvu amasengesho menshi n'ibibwiriza babikora mu Cyarabu bisemurira, ariko buri muntu bamutegeka gufata ibyo afashe mu Cyarabu, ndetse bakamwumvisha yuko mu ijuru ari rwo rurimi ruzaba ruvugwa ari Icyarabu. Ariko warebe igikenewe ni iki? Ariko ngo baba bazi icyo bisobanuye mu Kinyarwanda. Baba bazi icyo bisobanuye mu Kinyarwanda? Ntabwo babizi rwose, nta makuru baba banafite. None se ubasobanurira ko ari ubabwira icyo bisobanuye, yaba babeshya babimenya gute?
erega ntabwo ushobora kubyumva. Ikindi yenda nakubwira, bakumva yuko kuyoboka idini bivuze guhagarika imigenzo, imiziririzo n'igihango cyawe n'abawe n'igihugu n'abakurambere. Ubundi urugero muri filozofi y'u Rwanda, twebwe muri filozofi y'u Rwanda twemera ko ufite ibisekuru bibiri muri wowe. Hari abawe batagihari, basubiye mu nda y'inyoni, bitabye Imana, barindiwe muri wowe. Urumva inzozi zabo z'ibyo bagezeho n'ibyo batagezeho birindiwe muri wowe, ni wowe wo kubisohoza. Icya kabiri, abandi bakurambere byibuze ku bisekuru bitanu nabo barindiwe muri wowe. Niyo mpamvu mu bwiru bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 5 abantu nibwo bahuraga mu cyitwaga kweza umutima w'u Rwanda, kweza igihugu, kweza inka, kweza umwami, kweza abana n'abagore. N'iki hakaba isengesho rikaberamo Kigali ryitwa kweza u Rwanda. Ukuvuga iki? Icyo gihe mwamaraga kweza u Rwanda, mukogoshwa mwese mu gihugu, mukambara n'imyenda mishya. Imyambaro yose mwambara mishya, igihugu kikabarwa ko cyeshejwe kumara ibisekuru 5 bishize, donc 5 generations. Ubwo kweza byari nko kugira ute usobanuye? Byari ugusenga, basaba Imana umutima, basabira umwami umutima, basabira igihugu umutima. Bizasaba kubikoraho ikiganiro cyihariye, kuko bakoraga isengesho ry'ubwiro ribakonekitinga n'Imana, ribahuza n'Imana. Baryita, bamwe abanyamateka baryita isengesho rya Kibogo. Yego yararisengaga, ariko na Kigo yararisengaga n'abandi. So ni isengesho ry'u Rwanda. Mana umwami umuhereze umutima, igihugu gihereze umutima, igihugu gihereze umutima. Urakoze. Abagabo ubahereze umutima, abana ubahereze umutima, abagore ubahereze umutima. Byabaga ari ukwezi igihugu, bakavuga rugira uze utugabire, utege ibiganza tubone ubugiri. Iryo sengesho zarisubiramo, ako ni isengesho rizwi twakoraga nk'igihugu, tewe n'umwami n'abiru n'abanyarwanda bose. Yego, twarirangiza tukizihiza umuganura. Umuganura wafashaga guhuza abantu n'ubutaka n'ubwami n'imisabanire y'abaturage ubwabo. Icyo nakwita social harmony. ariko n'uba faith yari imwe mu gihugu cyane. Byari bifashaga abanyarwanda ko wari ubivuze kunga ubumwe kuruta ubu ngubu. Hari faith nyinshi ubona ko there is you and there is me, hari wowe hari nanjye cyane. Abo ngubu se, abo ngubu ubona urugero, ndi umukristo, wowe uri umwisilamu, sibyo? No kugira ngo njyewe umukristo zabe mfite umukobwa mugushyingire n'ibikundi, ubwisilamu we wafata mushiki wawe ngo umushyingire. Biransaba mugabe kuba umwisilamu, ngakora ibyo bita gutoa shahada. Gutoa shahada ni ukwihereza igihango n'Abarabu bose na Muhammad n'Imana Allah, cyangwa Allah, biterwa nuko ntabwo banyishyurira gukosora indimi. uko bivuze niko. Ugasanga icyo ni ikibazo. Mu Rwanda gushyingirana byabaga byoroshye, no gukemura ikibazo kivutse mu rushako byabaga byoroshye.
nta wundi muntu wajyaga hagati y'ababyeyi. Niba hari ikibazo kirenze uru rugo rushya cyabaga handodi no kwa sobukwe na so, n'uwakoze icyaha kiremereye urwo ni rwo rukiko rwicaraga, umuryango w'umugore umuryango wo ku mugabo bagahura, uwo bemeranyije ko ariwe ufite ikosa bakamuca icyiru agatanga inka. Byaterwaga n'uko ikintu kimeze n'uko icyaha kingana. Hari abatangaga inka imwe, hari abatangaga ebyiri, hari abatangaga inka y'imbyeyi ifite inyana mu ruhongore. Hari ubwo washoboraga yuko utanga inka eshanu, ariko urwo rwabaga ari urukiko kandi rutabatandukanye, ruvuga dushaka kumenya uwakoze icyaha, icyo cyaha gihongerere, yica icyiru, hanyuma niturangiza ba bantu bakomeze babane. Inkiko z'ubu ngubu muzijyamo birangira muri divorce, nta n'umwe ukireba undi ku maso, mwese muvuga yuko yego mwatandukanye ariko iyi mitungo mwayigabanye, ibiki induru ari induru, umuntu utagishobora kuvugana nawe. ahubwo uvuze kuri icyo kintu uranyibukije, tuzategura ikiganiro ku itegeko rishya ry'umuryango. Nabonye ririmo ingingo nyinshi ndetse za divorce zirimo, turebe tujya gusoza kuri uyu muntu warubajije. Unyihanganire nakunize mu buryo bavugaga, nuko dufite abantu benshi batwandikiye kugira ngo bose tubanyuremo. Ni ibiki byari bihari, wari byo ukomojeho yego, ariko usa nk'udukorera urutonde rw'ibyo wibuka hafi byashimangiraga ubunyarwanda, byashimangiraga ubumwe, byasenywe n'amadini no kuza kwiyobokamana ariko biturutse hakurya y'imipaka. Icya mbere twemeranyaga ku mutegetsi umwe yitwa umwami, kabone naho yaba yimye ari uruhinja, twamwemeraga nk'umwami. Twese twamuhuriragaho na opozisiyo, n'icyabaga cyenda kuba nka opozisiyo byabaga ari nk'abana b'abami, kubera ko yimitswe ndetse atagihari atakiriho, bagashaka kurwanira ingoma. Ariko ntabwo nta n'ubundi azabaga muri rubanda, nta ibingibi bya opozisiyo byabagaho. Abaturage bose b'abanyarwanda babaga bunze ubumwe ku mwami wabo. Icya kabiri, bari bafite imyemerere imwe ihurira kuri rugira ubugire, rutanga byose na bose, rugenga ibihe ndetse n'ibitubaho, kandi uwo rugira tukanamutambira n'ibitambo, inka zo bakazitambaho ibitambo, intama, iki ntibabyitiranye na za nyabingi, ntibabyitiranye n'ibiki n'ibintu byo gucuragura. oya, twari dufite imyemerere yacu. Iyo myemerere yaraduhuzaga, kwemera ku mwami byaraduhuzaga. Icya gatatu, igihe u Rwanda rwaterwaga cyangwa se rukajya ku rugamba, buri munyarwanda yarahagurukaga n'iyo kudefanda cyangwa se kurinda igihugu. Cya kane, mu gihe habaga hari iterambere tuvuge rije ryageraga kuri bose, umuntu wa mbere wanywereye inzoga mu icupa icyo gihe ribanza kugera mu Rwanda ryitwaga urusaro, wabinyweraga ibwami ku butegetsi bwa Rwabugiri. Abantu wa musirikare mu byo twita inzira z'ubwiru, buriya mbabwiraho imwe cyane yitwa umuganura, ariko ni nyinshi. Hari icyo twita inzira y'ishora, tukagira icyo twita inzira y'umuganura, tukagira ikindi cyo twita inzira y'ikirogoto, tukagira iyindi yitwa inzira ya Gicurasi. Inzira ya Gicurasi irakomeye kuko ho harimo no kwibuka
no kumenya imitsindo no gusubira inyuma ari imihango yakorwaga, hakabaho inzira y'intambara, mbese ni nyinshi, inzira z'ubwiru ni nyinshi, zigera kuri 18. Izo nzira zabaga zikubiyemo ibice bitatu: ibijyana n'uburumbuke bw'abaturage n'iterambere, ibijyana n'umwami, iyimika, kuko iyimika n'inzira y'ubwiru irahari, yiyimika, imihango yakorwaga mu kwimika n'amasengesho yakorwaga mu kwimika. Byabaga ari ikintu gikomeye cyane. Ibyo bintu byose uko byakurikiranaga byaraduhuzaga nk'abanyarwanda. Kwemera ni kumwe, Imana ni imwe, tudafitemo ayandi masekite ngo abyemera gutya. Icya kabiri, ariko nihanganira, bazanye Imana bavuze ko iyo mwizeraga atari Imana nyamana, ahubwo ari ibigirwamana. oya, nta nubwo nabyo twabiyobotse kubera tubikunze. Hari hariho wiyoboke, hari hariho imbaraga z'abakoroni, n'abo bapadiri bari bafite ijambo rikomeye, nibo bakuyeho abiru, inzira, imihango y'ubwiru bayikuraho, n'inzira y'iyimikwa. Iyo wahitanye umwami, basigara umwami atagifite n'ijambo ku batware, ab'umukenke baba ari ab'ubutaka, bakaripotega kwa rezida. Ubundi ibyo ntibibaho. Ntibibaho. Nta mwami ugerekwaho undi mwami. Mu byo Musinga yazize harimo ibyo ngibyo. Hari ibintu byinshi. Ariko se nta cyiza yazanye, wenda ibyo hari bibi tuvuga. Amashuri turayabashimira, barakoze. N'ubuginga. What do you mean bazanye n'ubuginga? Ni abaginga cyane, ariko cyo ni cyiza se. Ubuginga burakenewe, kuko ngo urabona kino kiganiro turagikora kubera yuko twamize ubuginga bwabo bwinshi, turagerageza kubarukisha buri gihe. Ariko ikindi bazanye intwaro tutari dufite, imbunda. Barazizanye kweli. Ariko formation y'urugamba, deployment y'urugamba, strategy z'urugamba, kugaba ibitero no kumenya. Urumva urugero ku gitero cy'amazi, n'iyindi operation nayo yiswe gutya, igitero cy'amazi cyabereye mubona ubuzindo hamwe no kwa Nyiransibura, hariya hafi ku Kivu. Igitero cy'amazi, babanzaga icyo gitero kugira ngo kibe, bakabanza bagahamagara abantu, bakagisha inama Imana, ninde ugomba kukiyobora. Cya kabiri, mbere y'uko duteganya ukiyobora, niba ari ahantu dushaka kugarura, ibi ngibi ndabivuga uhugutse. Ndikumva. Ntabwo icyo nshaka ari uko wumva gusa, ni uko nanakureba. Sawa, icyo gihango turagifitanye. Nkurebe. Ahantu twagabaga igitero tugomba kuhagarura, twabanzaga kohereza umucengeri. Umucengeri, umuntu wagendaga akabanza akahagwa, akahamenera amaraso. Yariyahuraga, yaritangaga nk'umunetsi bakamwica. Yariyenzaga kugeza bamwisha. Kandi yagombaga kuba ari related n'umwami, cyangwa se ari umuntu w'umwiru. Iyo yahagwaga, kumutora yari volunteering cyangwa umwami yaragenaga? Yabifataga bishatse, kuko inzuzi zaramwereraga, ariko babimenyesha, yaba abyemeye akagenda. Ariko hariho naho instance z'aho umwami yagiye yitangaho umucengeri, akareka ubwami. Ntabwo ari Ruganzu gusa, akareka ubwami, akareka ibintu byose,
akigira nk'umuturage usanzwe, agafata icumu rye akambara, akigira umuturage, akagenda akajya muri icyo gihugu kugeza bamwishe. hari umwambi dufite wameneye amaraso ku butaka nk'umucengeri Cyane, ntabwo ari ubutaka bw'ahantu tutari bw'ahantu dufite, bw'u Rwanda rutaragarura. kugeza turugarura. Amateka Hari yibuka ahantu nde? hatandukanye cyane. Amateka yibuka nde? Kwa Kimenyi, Mu Gisaka kwa mu Kimenyi. Gisaka twarabikoze. Mu kugarura Twohereje nde? Uwo mwami wagiyeyo ni uramwibuka? Izina riraza kuza nyuma. ndamwibuka. Nuza hano urabona mu Mutara zafatanyaga na za Nuza yose n'Ubunyoro. Bafata Umutara, urawubona aho uri, hamwe na za Kisoro ziriya hose cyari igihugu kimwe cyitwaga, narakikubwiye. Ankore. Oya, Fumbira se? oya, na Bufumbire yari irimo muri icyo gihugu. Ankore ni ruguru warenze ubwo ngubwo wazamutse. Urumva bafataga igice kimwe cy'Umutara wa ruguru. Nahibutse ahandi hakomoka Abazigaba. Abazigaba ho ni hano Abazigaba ntabwo ari hano, ahubwo ikibazo kikaba kuba Indorwa, ubwami bwa Ndorwa, kuko ubwami bwa Ndorwa bwakurikiranaga n'ubwami bwa Bwera. Bwera ariho Abahima bari bafite ubwami. Aho ngaho naho barabikoze. Mu gitero cy'amazi hagiye Nuza, ariko nta zina urampa ry'umwami. Amazina ntabwo biransaba kongera kureba neza kugira ngo mbibuke. Ntabwo uba waneguje ngo nze mbafite mu mutwe. Nta kibazo. Ku gitero cyo ku Muharuro hari hagiye umuhungu w'umwiru ku gitero cy'Imigogo, aho twateraga umwami wa Nkore, Rwamigereka. Icyo gitero sogokuruza wanjye niwe wakiyoboye. Ejo bundi mu 1800 yitwaga Nyamuhenda. Kwa mwene Rwogera siwe wagiye se mu gitero cy'Imigogo? Rwabugiri mwene Rwogera. Rwabugiri niwe wagabye igitero cy'Imigogo. Sogokuruza wawe yari umusirikare w'umwami? Sogokuruza wanjye niwe wari chief operation yose y'igihugu yo kugaba igitero cy'Imigogo. Yitwaga Nyamuhenda. Mugiye kugarura inka n'umugore w'umwami wari watwawe. Gahunda yari yo gukuraho ubutegetsi bw'aba Murankore. cyari ikibazo cyo gukuraho ubutegetsi. Akagore ntabwo ariyo yazaga ikagera n'aha ngaha muri za Ntungamo na za Kafunjo, ruguru urenze handi hari umugezi wakamye. Ni muri Ankore? Hari niho ubwami bwa Nkore bwatandukaniraga n'ubwami bwo nari nkubwiye bwabo. Urabwumvise se ubwo bwami ko nabukubwiye ukabwibagirwa ugashaka Ndorwa? Bwa Ndorwa. Buriya rero nibwo ujya wumva bavuga ngo na Museveni ni Umunyarwanda n'iki, nuko aturuka za Ndorwa. Kandi Ndorwa yose yari y'u Rwanda. Yagiye ejo bundi za 1913 yajyanywe n'inama ya Berlin. Oya, Abongereza bo bumvikanye na Musinga barahajyana. Ariko Musinga nawe yaratugurishije. None se uragira ngo Musinga we yari afitemo controle? Kareka. Musinga na Rwabugiri yeguriye u Rwanda kiliziya. Bavuga ko yarugurishije iki gihe. Indese. Hari abantu nabonye bavuga bati nubwo Rwabugiri ari intwari, Rudahigwa. Uravanga Rwabugiri na Rudahigwa. Nyine nagarutse byo kuvanga byarangiye. Ngo yegurira u Rwanda kiliziya, we yararugurishije. Cyangwa nta yindi mahitamo yari afite.
sha reka nkubwize ukuri Mm, ubutegetsi bwa Rudahigwa mm, yakoraga nk'udakora mm. ukuri kwari uko bakubwira ngo caso ukamuca niyo yaba yarakoze iki. uriho urumva ikibazo none uko kimeze Mm, He, muri make na biriya byo guca Musinga bari baramurangije mm, so ibintu byo kuvuga ngo Rwabugiri hari concessions zimwe I mean Rudahigwa hari concessions yemeraga mm. hari ibintu yemeraga by'abazungu nibo bamwigishije nibo bamushyize ku butegetsi bamubuza kurongora abagore benshi bamushyira ku mugore umwe birangira abuze urubyaro. abuze urubyaro uwo yabyaye w'umukobwa yarapfuye. Mm, so icyo nshaka kukubwira rero kinakomeye ni uko kugira ngo amakosa Rwabugiri tumare I mean Rudahigwa tumare amakosa umva nawe kubikonfuzinze bijya ari konfuzinga Rwabugiri na ariko Rudahigwa. muri iki kiganiro ko mba biconfuses ukabigarura nta kintu bimara Nose we ko bigaruye nabi konfuzinze. nuko wanzanye Mm, nari naratangira kuganira kuri Rudahigwa mm, kuko nari ndi kera mm. uhita umuzana amavubu ariko wabigeze kuri se Musinga se no mwana ariko bagenda kimwe. Musinga nawe muzanye kuko uvuze umuhungu we ariko urebye wari uvuze ukuntu ndorwa twayibuze tuyibora mu 1910 ndakubwira nti ku ngoma ya Musinga uti Musinga nawe ntiyari we. yari uruhinja Mm, Musinga yimye ari uruhinja byari ikibazo by'abazungu kandi abazungu kugira ngo Musinga akomeze gutegeka n'ibiki nibo bamufashije mu bintu bikomeye byo kugarura abari baragomye n'ibiki byose mm. cyari ikibazo mu by'ukuri n'amateka akomeye cyari ikibazo kugeza n'aho abakoroni bakoze amakosa agashaka kwitirirwa ubwami Mm, ni nabyo mu bintu bimwe byagiye abazungu buririraho babwira abahutu ngo mwebwe mwashigashimye ni ayahe makosa abakoroni bakoze bakayitirira ubwami. icya mbere bafungura ishuri rya mbere rya Asitirida Mm, barigize ishuri ry'abatware gusa bavuga ngo ni ishuri ry'abatutsi babuza abahutu kuhiga ibyo nyuma yaho batangiye propaganda yo gukuraho ubwami baje kubyita ko ari plani y'ubwami which was not true byari ukubeshya zabaze umuntu nubaha cyane Honorable Tito Rutaremara ibyayo mateka azayakubwira icyo ntabwo ikindi kibazo ibintu byo kuzana shiku guhinga ibintu byo guhinga umuhanda ibintu byateje ruzagayura biri bwo kubuza abaturage guhinga imyaka yo kurya bakajya guhinga ikawa n'ipamba umwami nta nubwo yari azi n'ubwami ntabwo bwari buzi icyo ikawa imaze nubwo karyoshye kanongera nsomero. ntabwo bari bazi icyo ikawa imaze ibindi kwirirwa gukubita abantu ibiboko ngo ntabwo baje ku kazi. Iyo ni gahunda y'abazungu bakabikoresha abatutsi kugira ngo byerekane ko bagakubita abatutsi kugira ngo abatutsi nabo bakubita abahutu barakare bavuga ngo dukubitwa n'abatutsi. oya bakabikora bavuga ngo ni ukubafosinga akazi ariko mu by'ukuri uburyo babikora bakabikora brutalment uburyo byabaga harimo ihohoterwa ryo gukubita abantu kuko ndabizi na Rudahigwa bakubise se wabo bamukubita ibiboko hari i Butare. Se wabo avukana na Musinga. Uyu ni umupango muremure tuzafata ibi bintu biragira gusa hari undi barangije kumukubita Rudahigwa araza amusuhuza aragata isa arambwata ariko ati umwami nyabaki uracyari umwami kubita so wanyu nuse wakubita ute prince ibiboko mu muhanda muryamisha amata prince
igikomangoma igikomangoma ururamukubitira umwana w'umwami he nawe uwo nguwo ni mwene Rwabugiri wowe wakubiswe yego ariko biza kuba ari nka kera umwana w'umwami agakubitwa mbere y'umwaduko w'abazungu byari kuba ari nk'ibintu bimeze bite agakubitwa nande se nawe urabaza ibidashoboka yari gukubitwa muri nande make scenario ni impossible ntabwo ishoboka kuko uba uvogereye ubwami ubwo igihanga cyawe ni kuri spike ntabwo wanabikora rwose wakubita utumu igikomangoma wese wamukubita urinde ubundi se mwahuriranye aho niho hakomeye cyane ubundi mwaba mwahuriye reka ngo bazi iki ahantu mwahuriraga n'ibikomangoma byose ni ku rugamba kuko benshi babaga batwaye imitwe y'ingabo urumva niho honyine mwashoboraga guhura mu buryo bworoshye icya kabiri ntabwo byashobokaga uzanye ibyo bintu byo kurenganya urangije ufashe sisiteme tuvuge yo guhinga ubujije abaturage guhinga ibyabatunze urashaka guhinga iby'i Burayi bashaka mukabyohereza i Burayi abanyarwanda bakica inzara rusagara ni gutya yaje mu bantu bariya b'abaparimehutu baharaniraga ubwigenge bamwe bakavuririmba indirimbo zabo ngo twibuka Shiku n'Umushishi ibyo ni bya biboko byo guhinga ntabwo yari initiative y'ubwami ubwami nta n'inyungu bwari bufite cyari ikibazo cy'abakoroni ikindi bakazana gahunda yo guheka ubu n'abahutu n'abatutsi barahekwaga ariko ikibazo cyari gihari cyavugaga ngo mu gihe habonetse alternative hatangiye gushakisha ibindi bintu byasimbura guheka n'abatutsi barahekaga cyangwa bakanaheka ariko ibyo byose abazungu babikoresha mu kumvisha intagorwa z'abahutu yuko mwirirwa muheka abatutsi mwirirwa mukubitwa n'abatutsi babakoresha imirimo y'agahato babujije kwiga bo abana babo nibo biga urumva kubaka izo nzangano ndagira ngo wumve inzangano aho zituruka ntabwo izo ntagondwa zirimo ba Kayibanda na ba Gitera bananirwa kumva yuko tuvuge aho ryaba ari ikosa ry'ubuyobozi ni gute abazungu barikoresha kurigira ikosa ry'ubwoko tuvuge yuko ari ibyo urega ubwami about bad leadership kibaye gute ikibazo cy'abatutsi bose umututsi ubereye ikibungo araza kubizira ate ni propaganda n'ucongeza amatwara arikorwa mu bihe nyihanganira warumbajije amakosa y'ubwami y'abakoroni yagiye yitirirwa ubwami hanyuma hari watubwiye ngo ari nawe tugiye gusorezaho kuri ibi birebana n'amateka ya kera ati sha oya ntabwo ari byo ati muga uzatugezeho ubwiru bw'inkanda kuko 2023 yarageze kandi koko yarageze ariko ubwiru bw'inkanda ntabwo ari jye ubuvuga mu bwiru ubuvuga ni umugabo witwa Nyirishema yarageze yakweretse ko ntacyo waba wishe kuko 2023 yarageze uzabuduhe cyangwa ubwandike uturangire aho tuzabusanga ntabwo ari jye ubwandika mu bwiru hari abiru bashinzwe ibi n'ibi hano ikintu na gito watubwiraho byibuze ubwiru bw'inkanda ni ubujyanye n'aho u Rwanda ruturuka abakurambere ba mbere ndetse n'aho tugeze ubu ngubu ubwo ni ubwiru bujyanye n'amateka cyane cyane inkanda y'igihugu yacu kuko mu kinyarwanda tubara yuko igihugu ari umubyeyi muzarebe umugabo ndumva ari umucyabo w'umwiru mu bwiru bw'inkanda witwa Nyirishema atuye ku musozi wa Kigali afite YouTube channel yitwa Rwandamizi amaze kwandika ibitabo bigera ku 8 none ubu ngubu akora ama podcast ku Rwandamizi abasobanura ubwiru bw'inkanda jewe ntabwo ndi kubwira ubw'inkanda kuko mu bwiru jewe ntabwo ari byo nshinzwe birabujijwe kujya ku office y'undi muntu atari ubwiru ushinzwe ikimuga
ntabwo nemerewe kubigusobanurira. ariko vuga byari ikintu njya nibaza sibyo hari amateka tujya tubona yo mu Bwongereza akomeye imikomerere yabo ntabwo hari ushobora amateka tujya ntabwo tubona yo muri ushobora za Mali yo muri za Ghana abaye documented niyo ngo aya makuru y'ubwiru mukomeza guhisha mudashaka gutangaza munsi mwashaje ayo makuru mukajyana nayo u Rwanda ruzasigara hehe umuntu adashobora kwibuka byibuza generation eshanu. ubwiru bwa mbere nasobanura ubwiru bw'inkanda igihe cyabwo cyarageze ubu umwiru w'inkanda yemerewe kubuvuga yakwemera ko ari umwiru atabyemera ibyo yabisubiza kubera impamvu za politiki ariko ubu we yemerewe kubivuga ibyo rero sinabimuvugira ibyanjye sinabivuga kubera ko igihe cyabyo kitaragera kandi ntabwo kuba mbizi ntabwo ari uko navutse icyo gihe cy'abami ubwoba ufite ko bizagenda ntimubimenye hari ubwiru bwahawe Alex Kagame abwandikamo inganji karinga amateka menshi dufite muri iyi minsi tuvoma mu nganji karinga ubwiru butavuzwe bungana bute ubutaravuga ubu ngubu bungana gute mu gihe butavugwa amateka y'u Rwanda ari hehe ko tuyazi nka 20% yonyine nose amateka tuzi ni nk'angahe kujana tuvugishije ukuri uzavugwa amateka y'ikisi ubwiru bw'inkanda bumwe bwahawe Alex Kagame babasobanurira izo nzira z'ubwiru izo navugaga 8 bagira n'icyo babasobanuriraho barangije hari umwiru Nyirishema urumva arabifite ari harabibasobanurira hari abanditsi b'amateka mu bitabo hari inteko y'urusizi y'abasizi yasizweho na Nyirarumaga n'abasizi n'ubu bongeye kugaruka mu Rwanda ubwoba mufite turahari turacyahari twe gusa ni igihe ariko kubera iyo nyota yanyu yo kubimenya ntabwo yatuma ubwira iyo ubuvuze igihe cyabwo kitaragera urakenyuka uri gukugura oya urakenyuka ukenyuka urumva icyo ari cyo upfa ukiri muto ubwiru burakenya ariko niyo mpamvu mbabwira Nyirishema nuko ubu we afite green light ubu rwose aravuga kandi ubwiru bwinshi cyane abanyarwanda bafiteho ubwiru bwinshi abanyarwanda baba bafiteho amatsiko urebye n'ubwiru bw'inkanda ubundi bwiru rero twebwe dufite unarebye nta nubwo bareba cyane ushatse watubwira gakeya ufite ubuhari ni ubuhe butari ubw'inkanda ubundi hari ubwoko bungahe bw'ubwiru ubwo bw'inkanda ni bumwe waba udusobanuriye hanyuma ubundi n'ubuhe nakubwiye ko ari inzira zigera kuri 18 zigera ku 8 ariko zirarenga navuzeho z'ubwiru nk'ubwira ko zikubiye mu bice bitatu ubwiru bw'imyororokere ubwiru bw'iyimikwa n'ubwiru bw'inkanda ikibazo kiri kugeza ubu ko ubw'inkanda tubwihorere tubwire ku bw'imyororokere ubw'iyimikwa nabwo ugenda ubukomozaho gake ubw'imyororokere urabona buri mwami hari abami bavukaga bitwa ngo ni abami b'inka abo ni abami babaga baje amahoro ubutunzi guteza imbere ikonomi abo bami nibo bajyaga muri iyo miganura nibo batangaga amahoro cyane nibo binjiraga muri iyo mihango n'imigenzo yabyo hari abami rero b'imiriro harimo ba Yuhi ba Mibambwe nibo bari abami b'Abinga babaze imyaka ingahe bakamukorera kudeta ku rucunshu Rutarindwa n'ubara urabara Rutarindwa ntabwo ari we wenyine wari Mibambwe ari na mpamvu nkubajije nti urabara Mibambwe Rutarindwa ngo nda
uravuga Mibambwe Rutarindwa oya ndavuga cyangwa ba Mibambwe okay, bose. okay. Mibambwe ryari izina general ry'ubwiru bw'ubwami, Mm, cyane cyane biri mu nzira y'iyimikwa, kuko yajyanaga n'inzira y'ikirogoto bakajyana n'inzira y'ishoka. mm, So zari inzira nke. Ushatse kumva ubwiru yari nka constitution, abiru ari nk'itegeko ririnda itegeko nshinga. abarinzi b'itegeko nshinga. Mm, Ni nk'urukiko rurinda itegeko nshinga. mm. Yego. Abami b'imiriro ariko ndumva ari bo bari bakomeye. Abami b'imiriro abo twibuka cyane ni bande? Nubaze ba Yuhi bose, kuva kuri ba Yuhi Mazimaka bande bose. Ba Yuhi Wanyuma ni Musinga. izina Yuhi wese yabaga ari umwami w'umuriro. Wishaka ko vuga izina ry'umwami ngo ntabwo oya. Ni batatu kandi nabo bavuze. Titire ba Yuhi ntabwo ari batatu gusa, bararenga. Ni bane. Subira mu mateka. Yuhi wanyuma ni Yuhi wa kangahe? Yuhi wa gatanu Musinga. Okay, ntacyo nibyo nta gikomeye. None se umwami akoma ndi kubariza abantu benshi icyo nkubaza ntugire ngo ni utakizi byinshi mba mbizi. Yuhi umwami reka wenda tugende nko para energy y'ubwami. Ariko Yuhi na Kigeli bari abami b'imiriro. Kigeli Kigeli wa kane Rwabugiri. Ba Mibambwe ntabwo babaga bemerewe gutera ibindi bihugu, babaga bemerewe gusa kudefana. Icyo nemera byagenderaga kuwuhe murongo kugira ngo Kigeli abyare Mibambwe na Yuhi abyare Mutara, ntibikomeze ku murongo umwe w'ubwami, nimba umwe ari Kigeli akomeze kugirana na ba Kigeli baba b'imiriro. Buri mwami wese wimaga yabaga ari umwami babanje gukuraho imihango no kubaza hari mission specific mission imuzanye yagengwaga n'ubwiru. Ubwo bwiru nibwo bwazanaga Semugeshi, niwe washyizeho umurongo. Mbese umurongo yashyizeho nta nubwo ari wabyadukanye, yarabifomarayizinze. Ariko buri mwami wese yazanaga na misi. Ubwiru nicyo bwamaraga.